Shalom shalom, gitondo cyiza, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, aho muri hose, Yesu nashimwe, mwaramutse neza, reka dushime Imana ko tubyutse turi bazima, Uwiteka turagushimira muri iki gitondo kutugiriye neza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, turagushimiye ko waturinze, ubugingo bwacu mwami bwahishwe mu mababa yawe, mu maboko yawe, kandi tubyutse turi bazima turabiguhimbariza. Iri jambo tugiye kumva mwami, ukomeze kubana natwe no kudushyigikira, kandi iri jambo ryawe rihindura imibereho yacu, ubuzima bwacu buhinduke, kuko nta jambo ryawe rimanukira ubusa. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Inshuti zanjye ndabashuje muri iki gitondo aho muri hose, ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 33 uhereye ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo nuko Uwiteka aravuga ati, aha hantu aho muvuga ngo ni amatongo ntihakiba umuntu mubona n'amatungo, ndetse no mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu zasibye zitakinyurwamo n'umuntu cyangwa umuturage cyangwa itungo. Ahantu hazongera kumvikana ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero n'ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni n'ijwi ry'abavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka Nyiringabo, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, n'ijwi ry'abazana ibitambo byo gushima mu nzu y'Uwiteka, kuko nzagaruraho mu gihugu bagiye ari imbohe bakaba nk'abambere, niko Uwiteka avuga. Uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, aha hantu habaye amatongo hatakigira umuntu cyangwa itungo, no mu midugudu yaho yose hazongera kuba ibiraro by'abashumba, aho bazacyura imikumbi yabo. Haleluya. Nshuti zanjye muri iki gitondo ndashaka kuvugana namwe ijambo rivuga ngo Uwiteka aje kubaka ubuzima bwawe bwabaye amatongo. Haleluya. Hari igihe umuntu aba itongo, hari igihe igihugu kiba amatongo, abantu bari batuye ahantu bakimuka. Abo bantu itongo ni iki? Nta hantu higeze gutura abantu, igitondo kimwe barimuka hasigara ishyamba, hasigara ahantu ibimenyetso bigaragaza ko habaye abantu ariko batagihari. Uyu ni Yeremiya rero Imana yari iciyemo ahanurira Abayuda, imiryango yose yarahunze, Abayuda nabo igihugu cyarabaye amatongo, nta gisubizo bafite, imiryango yabo ibintu bimeze nabi, amatungo, abantu bose bireba bagasanga nta matongo, nta muntu babona, nta matungo, nta kintu na kimwe. Haleluya. ahantu hose ari amatongo. Bibiliya ikavuga rero, haleluya, ngumva ngo Uwiteka uko avuze ngo aha hantu, haleluya, ngo aha hantu habaye amatongo hatakigira umuntu cyangwa itungo, no mu midugudu yose hazongera kuba ibiraro by'abashumba, aho bazacyura imikumbi. Hari igihe mu buzima bwacu umwanzi abutera akabuhindura amatongo, agasenya imibereho yacu, agasenya ubuzima bwacu, agasenya imibiri yacu, agasenya ubugingo bwacu, ubuzima bwawe bwose akabusenya, ibitekerezo byawe akabisenya, amarangamutima yawe akayasenya, amahitamo yawe akaba mabi kuko wasenyutse. Iki gitondo rero ijambo ry'ihumure nkuzaniye, Imana igiye gufata ubwo buzima bwabaye amatongo. Ndagukomeza wowe uri mu bihe bitoroshye, igihugu cyaciye mu bintu bitoroshye, ariko Imana irongera itugirira ubuntu nk'Abanyarwanda, irongera iratwubaka. Inshuti yanjye, Imana yantumye ngo nkubwire ngo nubwo ubuzima bwawe bwabaye amatongo, ije kongera kukubaka. Hagiye kongera kumvikana ijwi ry'umunezero, ijwi ry'ibirori mu buzima bwawe. Amarangamutima yawe yasenyutse, Imana igiye kongera kuyubaka. Imana igiye kubaka ubugingo bwawe, igiye kubaka ibitekerezo byawe byabaye amatongo. Imana ije kubaka umuryango wawe, Imana ije kubaka igihugu cyawe. Uwiteka araje, Uwiteka aravuze ngo nzongera kukubaka, kandi uzaba wubakitse, uzagira umunezero, uzagira kwishima, ntuzongera kuba mu buzima inzira zasibye. Ndabizi ko ubuzima bwawe bwasibanye, ndabizi ko nta nzira
nzira zikigera iwawe, ndabizi ko abantu bagutaye, ndabizi kuri wenyine, inzira zarasibamye, inshuti zaragiye, abantu ni abafana b'ibihe, ibihe rero bijyana abantu, ubuzima bwawe iyo umuntu abwitegereje arabona ari amatongo, uri umuntu wuzuye agahinda, uri umuntu wuzuye amarira, uri umuntu watawe, uri umuntu wasibamye, nta nzira zigihari, inzira z'inshuti zarasibamye, inzira z'abavandimwe zaragiye, nta nzira ihari, urareba ukabona ubuzima bwawe bwarasibamye, nta nzira zihari, ariko muri iki gitondo hari inkuru nziza nkuzaniye, Uwiteka agiye kukubaka, Uwiteka agiye kugukura mu matongo, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, Imana igiye kubaka ubuzima bwawe, umunezero ugiye gutaha iwawe, amahoro agiye gutaha iwawe. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Izo nzira zasibamye, ayo mahirwe yawe yasibamye, ikintu cyose, ubuzima bwawe bwabaye itongo, nta kintu kikinyura iwawe, nta muntu ukiguhamagara, nta muntu ukikwegera, ibintu byarahindutse. Nshuti yanjye, haleluya, Uwiteka agiye kukubaka ubuzima bw'amatongo, ubuzima bw'umubabaro, ubuzima bw'agahinda, ubuzima bwo kutagira uhamagara, ubuzima bwo kutagira uwo wifashisha, ubuzima. Hari igihe uba uri umuntu umeze neza, abantu bakagwira, ibintu bikagwira, amatungo akagwira, inshuti zikagwira, ibintu bikamera neza, ariko iyo wabaye itongo ibintu byose birahagarara, ubuzima bwawe buhinduka umusaka, n'uwo wari uzi arakwirengagiza, n'uwo wakwegeraga, kuko inzira zasibamye ntiyongera kuhagera, abo watekerezaga ko ari inshuti, abo bose baragiye, ntukinyurwamo, ntacyo bakikubonamo, nta serivisi bakigushakamo, nta mahitamo agihari. Ariko iki gitondo Uwiteka agiye kukubaka, ubwo buzima bwabaye amatongo, ubwo buzima bwabaye ikidaturwa, Imana igiye kubwubaka, kandi Imana igiye kugukura mu buzima bw'amatongo. Uwiteka kwibuke, Uwiteka kunezeze, Uwiteka kumara umubabaro, Uwiteka yubaka ubuzima bwawe. Imana ya Isirayeli ikwibuke inshuti zanjye. Muri iki gitondo Imana igiye guhagurutsa abantu batari benshi, kugira ngo ubuzima bwabaye amatongo ibakoreremo, wongere wubakike, wongere haze ijwi ry'umunezero, inzira zasibamye zongere zisiburwe, ahabaye ikidaturwa Uwiteka agiye kuhatuza umunezero n'amahoro n'ibyishimo, kandi ugiye kongera kubakika. Ubuzima bwabaye amatongo, Imana ya Isirayeli igiye kongera kubwubaka. Turashimira Imana, nubwo abanyarwanda twaciye mu bintu bikomeye, Uwiteka hari abantu yakoresheje kugira ngo ubuzima bw'abantu bwongere kubaho, kugira ngo igihugu cyongere kubaho. Imana ishimwe, nk'uko yakoresheje abantu batandukanye kugira ngo igihugu cyongere kubaho, kugira ngo abantu bongere guhozwa amarira, kugira ngo abantu bongere kwakira ibyiringiro, niko Imana igiye kuguhagurukiriza abantu, ubuzima bwawe bwubakike, uve mu buzima bw'amatongo. Uwiteka arakwibutse, Uwiteka yantumye ngo nkubwire ngo humura, araje. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, iki gitondo kudutabaye, ubuzima bwacu ugiye kubwubaka, ubugingo bwacu ugiye kubwubaka, ugiye kubaka imiryango yacu, aho twavutse, aho twashatse, ugiye kubaka igihugu cyacu, inzego zose ugiye kuzubaka, ugiye gukomeza kubaka igihugu, ugiye gukomeza kutugirira neza. Mana nziza ushimwe, igihugu dukomeje kukinika mu maraso yawe, ubuyobozi waduhaye tubushyize mu maboko yawe, komeze kugota igihugu cy'u Rwanda, komeze kugota Abanyarwanda, komeze kugota ubuzima bwacu, kuko uri Imana idukunda kandi dufiteho umugambi mwiza nk'Abanyarwanda. Urakoze, icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza. Amen.